karabaye noneho hagati ya Tiwa Savage na Davido haravuga umwuka mubi, ndetse Tiwa Savage akaba yagejeje Davido mu nkiko kugira ngo akurikiranwe, aho amushinja icyaha cyo kumutera ubwoba. Bakunzi ba F1 rwa TV, nanone tugatse mu isesengura makuru antumistuzo za F1 rwa TV, turi kumwe na niyo P afatanyije nanjye P wanyu. Aha, inkuru yacu rero y'uno munsi idusesekaho aka kanya iravuga ati Tiwa Savage na Davido bariyemeje kuzabana cyangwa se kuzakundana imyaka igera ku 100 cyangwa se irenga 100, ariko ubu ngubu bakaba bari kurebana y'ingwe. Urabivugaho iki niyo P? Nibyo nk'uko byatangajwe n'Inyarwanda, Tiwa Savage na Davido bariyemeje kuzakundana imyaka irenga 100. Ubu ni bamwe mu bantu baba bari kurebana ayingwe, barimo bararebana ayingwe, kandi bano bantu rwose mbese bari bameze nk'ipata n'urugi. Ibyo rero biri kuba ni muri izi ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni ukuvuga ngo Davido nuko wenda abantu batagiye babimenya cyane, yari afite icyo twakwita umubano wihariye we n'uriya muhanzikazi Tiwa Savage. Babanye neza, ariko muri izi ntangiriro z'uyu mwaka ibintu ngo bikaba byazambye, dore ko uyu Tiwa Savage bariyemeje ko bazabana nibura cyangwa se bagakundana igihe kingana n'imyaka irenga 100. Urumva uwo mubano ni umubano bariyemeje ko nyine babana fresh, babana neza nk'uko tubizi. Abantu babanyeho nk'inshuti, bakabanaho inshuti magara, nyine nk'uko itangazamakuru ryagiye ribigaragaza cyangwa se nk'uko nabo bagiye babyitangariza, wabonaga ko bafitanye umubano ukomeye. Cyane cyane urabona muri biriya bihe byagiye bigaragaraho Tiwa Savage yari yaragiye mu Bwongereza kwiga, aho yari yaragiye gukurikirana amashuri yisumbuye na kaminuza. Agaruka mu gihugu cya Nigeria yahise aba mu nzu imwe na Davido. Aha, urumva niba nejo bundi rega bahise baba mu nzu imwe, aho bari babanye neza, ari rwa rukundo twita ngo cira nikubita. Urumva kuba abantu bagezaho kubana mu nzu imwe, urumva barafitanye umubano ukomeye cyane uhambaye, kimwe nk'uko umuntu yanawita ngo ni girlfriend boyfriend cyangwa se umugabo n'umugore. Ni ibyo ngibyo. Ubundi se buriya Davido ntabwo yafataga hora, biranashoboka cyane. Uranibuka ko cyagiye Davido apfusha umwana, mu bantu bamugezeho ba mbere ni Tiwa Savage, amwifuriza kwihangana, amubwira ngo ihangane se cyangwa se aza kumufata mu mugongo. Ariko tukibaza ni gute noneho baba bari kurebana y'ingwe P? Ni ibibazo bikomeye cyane, kugeza aho wenda dusubiye inyuma ho gatoya. Tiwa Savage ubwo yari ari mu gitaramo yahuriyemo na Davido, yaramuhamagaye, arangije amushimira imbere y'abantu bose, avuga ko ashimira Davido kubera ubushuti bafitanye, bari bamaranye imyaka 10. Na Davido ahita amubwira ko bagomba kuzakundana cyangwa se kuzakomeza ubwo bucuti imyaka irenga 100, bakamarana imyaka irenga 100. Imyaka tutamenyereye ko abantu bayimara, ahubwo se ubundi imyaka 100 barayigeza. Wenda bo hari icyo bishingikira, ariko se tukibaza uyu mubano wabo gute wajemo agatotsi. Uyu mubano wakomeje kuba mwiza, ndetse mu mwaka wa 2022 ubwo Davido yapfushaga umwana we nk'uko twabivuze hejuru, Tiwa Savage niwe wabashije kumugeraho mbere mu bantu bose bari aho ngaho, cyangwa se bamugezeho, bari inshuti ya Davido, niwe wamugezeho mbere, amufata mu mugongo, ndetse kubera ko umwana we yari yitabye Imana. Uyu mubano rero w'aba bombi wakomeje kugenda neza kugeza ubwo mu mwaka wa 2020, umwaka ushize wa 2023 ku itariki 24 Ukuboza, Tiwa Savage ashyize hanze amashusho
ari kumwe na wa mugore bari bafitanye beef yahoze ari umugore wa Davido kubera ko yanabyaranye na Davido ariko ntibaza kubana. Uriya mugore bamwita Sofia mu mudu. Uriya mugore rero nawe yahise asa nkaho ashyirwa mu kato cyane na Davido nawe aza kumwihakana nyine abantu benshi nyine nawe mu muryango wiwe, ndetse kuko uyu mugore yaje kugenda aterwaho cyangwa se agenda aterwa n'abandi bakobwa n'abandi bagore ba Davido, ndetse yirukanwa mu gace ka Davido. Nawe yagiye akomeza cyane kujya arwana n'abandi bakobwa cyangwa se b'inshuti za Davido, biza gukomeza n'ubundi nta mwuka mwiza urimo. Rero aha hanyuma yuko yaje guhura na Tiwa Savage, Tiwa Savage yaje kumubwira ati reka twikoranire indirimbo cyangwa se twifotoze dukora amashusho runaka. Ayo mashusho Tiwa Savage aza kuza kuyapostinga. Amaze kuyapostinga Davido arayabona, biramubabaza cyane, byaramubabaje biramurakaza. Ariko ku itariki 23 Ukuboza nibwo ayo mashusho yagiye ahagaragara. Nawe urabibona umu ex wawe mwabyaranye se wenda ari kumwe n'umukunzi wawe mushya, baranezerewe, bari gusangira buri kamwe, kandi uzi ko umu ex wawe hari ibintu ari kukuvugaho, kandi uzi ko umu ex wawe hari imico mibi yagiye agaragaza cyane nko kurwana n'abandi b'inshuti zawe b'abakobwa. Urumva ntabwo ari ibintu Davido yari kwishimira, byamuteye akababaro. Ariko ako kantu ka munyangire ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa, wenda yihutishije ibintu, ariko yari kubanza agasesenguza. Ariko we yahise akora iki? Yahise agenda nyuma yuko Tiwa Savage nyine abwiwe ibyo reka twigire imbere. Nuvuga ngo rero akimara kubibona Davido amaze kubona ayo mashusho ya Tiwa Savage, yahise yandikira umwe mu barebereraga inyungu ya Tiwa Savage, amubwira ko ababajwe n'ibyo Tiwa Savage yakoze, kandi bari barasezeranye ko bazamarana igihe kingana n'iki n'imyaka irenga 100. Kirenga imyaka 100. None aramushotoye, kandi wenda Tiwa Savage we nta n'umutima mubi yarabifiteho. We yabikoze nk'uko wahura n'undi muntu mushiki wawe, mukishimana, mukifotozanya, mugakorana, mugapangana imishinga, ariko utagendeye ku by'uwo wa mbere nyine bafitanye iyo mishinga cyangwa se bafitanye umubano, ko hari ubwo byakamukomerekeje. Davido arahubuka, amaze guhubuka ahita yandikira mu bareberera inyungu za Tiwa Savage, nka manager wa Tiwa Savage cyangwa se mbese cyangwa se mu bagize timu ya Tiwa Savage. Arabandikira avuga ati ibyo Tiwa Savage yakoze byamubabaje cyane. Ibyo byari byamubabaje. Rero nayo mafoto yari yifotoranyije na Sofia mu modo. Nyuma yuko rero Tiwa Savage abwiwe ibyo Davido yatangaje kuri we, ntabwo byamushimishije na gato. Hanyuma yandikira Davido amubwira amagambo mabi, ndetse amwihanangiriza kubera ukuntu yamuvuzeho kuri bamwe mu bareberera inyungu za Tiwa Savage. Tiwa Savage niwe wamwandikiye amubwira amagambo mabi, arangije amubwira ati ibyo wanyanditseho cyangwa se ibyo wabwiye abandebera ntabwo ari byiza, ntabwo byanashimishije. Ni ukuvuga ngo Davido nubwo yari yarakajwe n'amashusho yabonye ya Sofia na Tiwa Savage, ariko noneho inyandiko yoherereje bamwe mu bashinzwe kureberera inyungu za Tiwa Savage na Tiwa Savage byaramubabaje, noneho we bimubabaza birenze uko Davido yababaye. Urumva ni ikintu gikomeye cyane, kitatuma umubano wabo hagati y'abantu bari bafitanye isezerano urukundo rumeze kuriya. Nago byari wenda yari yanafasheho, wenda hari n'andi magambo wenda batigeze batatangaje yavugiwemo hari bijyanye n'amagambo y'ibanga, wenda ntamenya. Gusa hano baravuga ngo amagambo hagati yabo yarakomeje, ndetse buri wese ahagarika kujya kurikira undi ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ngo Tiwa Savage we si uguhagarika ibyo gusa. Yahise ahubwo afata iya mbere ajya kurega Davido
amushinja iterabwoba ndetse no kuba yagira yamutesha agaciro muri bagenzi be kuri bagenzi be ndetse akagerageza no kumutera ubwoba. Birumvikana ko muri iyo baruwa yoherereje bamwe mu bareberera Tiwa Savage inyungu harimo amagambo yuje iterabwoba. Urumva urugero urumva abafana ba Davido sibyo? Davido niwe afite fans ingana kuriya muri Nigeria ndetse no ku isi hose, akaba hari umuntu yanditse ku nkuta ziwe akanandikira uwo bahoze bafitanye ubushuti akamwandikaho ibintu bibi cyase nkaho umubano wabo uri kugabanuka. Urumva yahise amwangisha n'iki? Yahise amwangisha n'abantu Tiwa Savage. Tiwa Savage urumva abantu nabo batangiye kugira iki? Kumwanga. Ibyo rero nabyo yabishyize mu rubanza. Amagambo ibyo rero ntabwo nabyo byari bihagije. Ntabwo byari bihagije, ahubwo na bamwe bo mu miryango batangiye kugira iki? Kwinjiramo muri ayo makimbirane ari hagati ya Tiwa Savage na Davido. Aha hajemo nde rero? Hajemo uwahoze ari umugabo wa Tiwa Savage ndetse banabyaranye. Amuha agasopo, yihanangiriza agasopo, aha agasopo umuntu bita Davido. Aramwihanangiriza rwose, amubwira amagambo ndetse navuga ko akomeye cyane. Aya magambo rero yarakakaye cyane yagize ati uwo Nuwahoze ari umugabo wa Tiwa Savage, aho yihanangirije Davido amubwira ati imiterere y'umugabo wese ni ukwita ku muryango we, kikaba ari nk'igihamya cy'urukundo n'ubwitange ku muryango we. Bivuze ngo ni ukwiyemera ku mugore cyangwa ku muryango wawe ko ushoboye nawe hari icyo wakora. Arakomeza aramubwira ati umaze igihe wubahuka umuryango wanjye kuko bikoze inshuro zirenze imwe, ariko reka nanjye nze nkwiyereke. Yabwira ati ngewe reka maze nkwiyereke. Urumva aje aramubwira ati amahirwe yo kubireka, hanyuma yaguhaye amahirwe yo kubireka. Aramubwira ati naguhaye amahirwe yo kubireka, hanyuma wowe ubirenze imbohe. Urakomeza nyine uterera agati mu ryinyo, ukomeza urashotora, bishatse kuvuga ngo buriya na kariya kantu ko kuba Davido yari yarigaruriye Tiwa Savage, uriya wahoze ari umugabo wa Tiwa Savage ntabwo kamunezezaga. Buriya ari nk'inziga bitse. Biragaragara ko hano nabyo buriya yashatse kubivugamo nk'umusesenguzi ubu byumva. Ariko hari bamwe bari gusesengura bavuga ati kugeza amaginga ya hari bamwe bari kuvuga bati ibi bishoboka kuba ari ukugira ngo bashakire izina rikomeye cyane kuri filimi, cyase nka bano bafite izina rikomeye hano muri Afrika, kuko Tiwa Savage hari filimi yendaga kuba yashyira hanze. Barimo baravuga ati baragira ngo wenda bahondanye imitwe, bagomeza bavugwe mu itangazamakuru, hanyuma filimi ya Tiwa Savage nijya gusohoka izasohoke ikomeye cyane. Abantu barayikurikiranye cyane ikomeye. Ariko se ko na polisi yamaje kubyinjira muri iki kibazo bamaje kukinjiramo, ibyo byo birakizwa nani? Ariko nkongera nkagaruka hano, urabona twagiye tubona ibintu byinshi bitandukanye aho umuntu akora inkuru mbi cyangwa se inkuru mpimbano ashaka kuzamura izina rye, bikarangira bimusenyeye kandi bikanamutandukanya n'izindi inshuti ze zamubahaga hafi cyangwa zamusapotingaga muri industry yiwe, cyangwa muri showbiz cyangwa se muri entertainment muri rusange. Urabona ejo bundi Yago Pundati cya gitaramo yakoze, urabona hari amakuru yagiye acicikana ngo kugira ngo itariki
zo kugera muri icyo gitaramo zigere. Yabanje kuzana icyo twakwita kururu cyangwa se umwuka mubi hagati ye n'ibindi byamamare kugira ngo bizamure izina rye, igitaramo kizajye kugerwaho cyaravuzweho kizitabirwa cyane, aho yagiye akibasira nka ba DJ Brian tuzi nk'ibyamamare mu kumigisinga no kuminwa umudije ukomeye cyane. Aragenda Yago aramusebya avuga ko ari umutinganyi, yaba aryamana n'abakobwa bahuje ibitsina cyangwa se yaba ari buride nk'uko bijya bivugwa. Urumva hano na Tiwa Savage hari igihe yabikora gutyo ahubwo bikamugaruka, wabonye ko Yago mu gitaramo cye ntabwo byagenze neza, kandi ndakeka ko ubwo urubanza rwamaje gushyirwa ahagaragara abapolisi bamaje kubyinjira muri kino kibazo, byanze bikunze ntabwo biri bwaze guhagarariraho. Niyo byaba ari ibihuha ntabwo birabura icyo birindimura. Aha, reka inkuru yacu rero tuyicumbikishiriza aha ngaha tukomeza tubatohoreza andi makuru ku bijya mbere kuri runo rubanza rwa Davido. Andi makuru tubwaze kumenya turaza kubashyira ahagaragara, kandi tubabwira ngo umuntu utari wakora subscribe uyikore cyangwa ntuyikore, gusa nkeka ko tubaha ibintu bizima. Kandi kugira ngo ujye uhora wakira ibyo dukora, ukora subscribe, comment and share, like, ibyo ni ibintu byanyu, ukibuka gukanda kukazogera kugira ngo buri nkuru dukoze igihe ikugereraho kugiye, kuko dukora inkuru nshyashya ziri update zabice. Nyamuna mushaka kwamamaza rega, mushaka mwatugeraho mugaca inbox kuri nomero zacu tuba twabasigiyeho tukabamamariza. Erega buriya niyo waba ufite abantu bagera kuri 500 bagukurikira, buriya hongeyeho 100 banjye bankurikira, buriya hari undi musaruro ubonetse, hari indi jwi ugeze muri company cyangwa se mu bikorwa byawe. Tubabwira rero ngo nakagaruka Extra Vista. Mwari kumwe nande na Niyo P na P Image cyangwa se P wanyu. Ciao turabakunda cyane.